ariko Pawulo yizera Imana y'amahoro imugirira neza amutambutsa ubwiye ngo mwene data nawe uraha ngaha hari ibihe byinshi cyane hari ibihe bibi waciyemo hari ubuzima bubi waciyemo abantu bose barabibona kandi bicamo usenga Imana ukorera Imana aba bandi bose bari inshuti zawe zose zikuvaho imiryango yose iraguhu nimunjyane gusenga banjyana gusenga ndasenga 2015 nibwo nabatijwe mu mazi menshi ndabatizwa maze kubatizwa ntangira no kumva ko ndimo naguka mu bintu byo gusenga ariko ntarabatizwa nari nkiririmba za ndirimbo z'isi naranze kuzivamo dayimoni yaranze kundekura ariko igihe Philadelphia Imana irakira. Turabashimiye cyane inshuti za Philadelphia abakunzi ba Kristo mwese badukurikiranye. Uyu ni umunsi mwiza Imana yaturemeye kugira ngo tuhurireho tuyishime tuyihimbaze. Ni Gatera Jose rero nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Reka dusenge Imana. Twagiriwe amahirwe yo kubona Patrick umuhanzi Imana ihagurukije muri iki gihe gikomeye, gihe cyo mu minsi tuvuga cyane abantu b'abakristo bizera ko tubona nk'iminsi ya nyuma. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo ariko twe twavutse bavuga ko ari igihe cya nyuma, ariko twebwe rero turabona ko ari mu bihe bidasanzwe byo gukorera Imana, mu bihe bikomeye. Abantu benshi ivuga butumwa batakiri basa nk'abashaka kuritera umugongo. Nicyo gihe Patrick rero nk'umuhanzi Imana imushyize ibintu byinshi ku mutima we. Uyu munsi aje kudusangiriza ubuhamya bw'urugendo bwe. Reka tubanze dusenga Imana, tumuragize Imana. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tugushimiye uyu munsi mwiza wabanye natwe kuri Philadelphia n'abakunzi bacu n'abakunzi ba Kristo bose, watugiriye neza, wabaye mu ruhande rwacu. Tuguhaye ikaze na karibu Mwuka Wera, utugirire neza, udushyigikire. Dusengeye umukozi wawe uturi imbere, si ubwa mbere umukoresha, ariko turamusengeye kugira ngo abamutega amatwi babashe gukomera mu mitima. Ubuhamya agiye kuduha ntabwo ari kinyamakuru gusa, ni ukugira ngo twumva aho ukura abantu naho bageza abakwikomejeho. Turamusengeye rero, dusengeye iki kirere, duhananuje imbaraga z'abarozi n'abakonikoni, ibitavuga Imana byose tubikubitishije inkota y'Uwiteka. Tuguhaye ikaze na karibu mu izina rya Yesu, amen. Karibu Patrick, turakwakiriye. Urabanza ahari uko umwuka w'Imana agukoresha abari gukora. Ndabizi neza ko ni ikintu Imana yagushyize ku mutima. Urawuhanzi, urumuvuga butumwa, uraduha ubuhamya. Uko umwuka w'Imana kuyobora, ikaze turakwakiriye kuri Philadelphia. Murakoze cyane. Shimiye Imana ko yanteje intambwe nkaba ngeze kuri televiziyo Philadelphia. Ndashimira kandi namwe mumpaye karibu n'ikaze muri iki kiganiro. Ndashimira n'abantu bose bari hirya no hino ku isi batuteze amatwi cyangwa se bari kutureba kuri televiziyo. Imana y'amahoro ibashoboze kandi bagirire neza muri kano kanya nje kubana namwe mbagezaho bumwe mu buhamya bwagiye bundanga aho Imana yankuye, ibyo Imana yankoreye nabugingo n'ubu ngubu rero Imana ikomeje gukora. Murakoze cyane. Hanyuma rero nkuko mwabyumvishe ndi umuhanzi Imana yagiriye neza mu bihe nk'ibi ngibi bitoroheye umugenzi ujya mu ijuru. Birakomeye cyane, ariko Imana nyine iki nicyo gihe yari yabonye ko ari ngombwa kunshoboza gukora uyu murimo. Hanyuma rero najya mubanze mbaririmbire indirimbo imwe mu ndirimbo zanjye iri kumfasha muri iyi minsi kugira ngo mbone kwinjira mu kiganiro nyirizina, mbone kwinjira mu buhamya nabateguriye uyu munsi. Murakoze cyane. Rya joro ntazibagirwa wandwaniye intambara Mana we, wacecekesheje amajwi y'ikuzimu, umugambi wawe kuri njye urahamye. Rya joro ntazibagirwa wandwaniye intambara Mana we, wacecekesheje amajwi y'ikuzimu, umugambi wawe kuri njye urahamye. Mu mavuka yanjye nakunganya iki?
mana we nyirabukeye waramumwaje ntiyifuzaga kumbaho nk'abandi yashakaga ko napfa nkavaho sinagize amahirwe yo kwiga indimi imibare ndetse n'ubumenyi mbandi kubigira urwitwazo mu buzima ndimo uyu munsi ariko maze gusobanukirwa y'ukuri Imana itabura uko igenza uko niko mwamumbeshaho umwaka ugashira undi ugataha rya joro ntazibagirwa wandwaniye intambara mana we wacecekesheje amajwi y'ikuzimu umugambi wawe kuri njye urahamye rya joro ntazibagirwa wandwaniye intambara mana we wacecekesheje amajwi y'ikuzimu umugambi wawe kuri njye urahamye nk'uko urukundo n'imbabazi bidashira mu biganza byawe uko niko ibihimbano by'umwuka bitazashira mu kanwa kanje Yesu we nubwo ab'iyi si birengagiza ibitangaza wadukoreye cyagiye twari dushiriye mu bunyagiyo kwa Farawo Yesu uzandinde kwibagirwa kugutura igitambo cy'ishimwe kubw'amarira n'umubabaro wahanaguye ku mutima wanjye rya joro ntazibagirwa wandwaniye intambara mana we wacecekesheje amajwi y'ikuzimu umugambi wawe kuri njye urahamye rya joro ntazibagirwa wandwaniye intambara mana we wacecekesheje amajwi y'ikuzimu umugambi wawe kuri njye urahamye ubu nta kindi ndangariye amaraso wankoye n'umubabaro wagiriye ku musaraba i Gologota mwami we wemeye ko bikugeraho kugira ngo ntazarimbuka ubwiza bwawe burabagira mu maso yanjye nkumva nguwe neza nuzura umwuka wera ngahanura n'abatabizi bakabimenya yuko uri umwami w'amahoro utarobanura ku butoni rya joro ntazibagirwa wandwaniye intambara mana we wacecekesheje amajwi y'ikuzimu umugambi wawe kuri njye urahamye rya joro ntazibagirwa wandwaniye intambara mana we wacecekesheje amajwi y'ikuzimu umugambi wawe kuri njye urahamye murakoze cyane urakoze Patrick ndumva nukuri harimo ubutumwa bwinshi kandi harimo ishimwe muri iyi ndirimbo yawe iyi ndirimbo y'ishimwe karibu rero no ku bindi Imana igushyize ku mutima murakoze cyane yego maze kubaririmbira
ntabwo biba byoroshye gusa imana inarushoboza ikatugirira neza ikatwambika imbaraga zo kuyikorera. Hanyuma rero nk'uko bisanzwe amazina yanjye mwayumvishe, nitwa Patrick Nduwayo, ndi umusore Imana yagiriye ubuntu, Imana yankoreye ibitangaza, Imana yangiriye neza. Hari ibihe byagiye bitambuka ntazibagirwa ku mutima wanjye, nagiye mbonamo Imana, nagiye mbonamo imbaraga z'Imana, nagiye mbonamo gukomera kw'Imana. Buriya birakomeye cyane kumva cyangwa se kureba umwana nkanjye ndi kuvuga aho Imana yankuye. Nibyo ntabwo nabura kubivuga kuko Imana yangiriye neza. Ntabwo Imana igirira neza abantu bakuru gusa, Imana igirira neza umuntu wese, yaba ari umwana yaba ari umuntu mukuru. Imana igaragaza ineza yayo bitewe n'isaha y'umuntu iyo yageze. Imana ishimwe. Yego. None se Patrick ntakurogoye, uravuga ngo utewe n'aho Imana yagukuye. Mu by'ukuri iyo umuntu akureba uvuga akarewe n'igihe urimo, cyane cyane nk'imyaka agenda abona ikiri mikeya, ariko muri wowe biragaragara ko harimo ubuhamya bukomeye n'ishimwe riremereye ryakabaye ari ritangana n'imyaka ufite ahari, ariko mbivuga. Yego. Sinzi watubwira nyirizina ukuntu aho Imana yagukuye, icyo gihe wangana gute, n'igihe byagenze bite? Yego. Muri ubu buhamya hari ibintu bitatu cyangwa se bibiri ndi bubagezeho muri buno buhamya bwaho Imana yankuye. Ikintu cya mbere ndi bubabwire, ndababwira uburyo Imana yangiriye neza. Bari barandoze amarozi akomeye cyane ku buryo umuryango wanjye, yego, bari barandoze ku buryo umuryango wanjye wagezaho mbese unyibagirwa, bavuga ngo uyu mwana si uwo kuzabaho. Ni ibintu birebire cyane, ariko Imana irabyemera, impa kubaho, impa kurama. Ndashimira Imana ko uyu munsi biriya bihe yabiburijemo nk'abandiho uyu munsi. Ikindi cya kabiri, ndababwira uburyo nari mu ngeso mbi nkiri umunyeshuri, nkiri umwana, nari mu ngeso mbi z'uburara, ibintu nk'ibyo. Ariko ndashimira Imana, nje kuvuga ko nshimye Imana ko yangiriye neza za ngeso mbi, byaha bwabo, mbese byaye bihe bibi by'iyi si ya Satani. Imana yabinkuyemo, uyu munsi ndi umukozi wayo, ndavuga ineza y'Imana. Hanyuma ikindi cya gatatu, ndababwira ishimwe rikomeye Imana yandemeye ryo kuyiririmbira, ikangirira neza, ikamfasha, ikampa imbaraga mbese n'ubwenge bwo kuba mbasha kuririmba izina ryayo. Ni ibintu bikomeye cyane rero ku mutima wanjye. Wenda ku bantu banteze amatwi cyangwa se ku bari kundeba barumva byoroshye, ariko buriya abanyarwanda bavuga ngo reba ruwariraye, ijoro riba ruwariraye. Nanjye rero ndi kubara iryo naraye muri kano kanya. Karibu no kumva ubu buhamya. Nababwiye ko ndibabwire kimwe mu buhamya bwanjye, uburyo abarozi bari barandoze indwara ikomeye cyane yo gutuma nyine nzingama. Nari narazingamye cyane. Muri icyo gihe papa na mama bari abana, kuko njye ndi fura y'umuryango, ninjye mwana wa mbere wa papa na mama. Ariko mu mavuka yanjye naciye mu bihe bigoye, abagizi ba nabi batifuza ko mbaho, ariko Imana y'amahoro ingirira neza. Papa na mama rero bashakanye ari abana, bakimara gusama inda yanjye, ayihuriramo n'ibigeragezo, ayihuriramo n'ubuzima bubi. Nawe ubwe bari baramuzinze kugira ngo ntazavuka ndi umuntu muzima. Mbese haca urugamba rukomeye cyane, ariko Imana irahaba. Ndabyibuka rero gusa gato ubu ino etape ngiye kubabwira, cyangwa se iki cyiciro ngiye kubabwira cyaho Imana yankuye muri kuno kurogwa kwanjye, ni ibintu imiryango yanjye yafashe impaho amakuru ahagije, impaho ubundi bumenyi. Mbese mama we ajyaga agira igihe cyo kumbwira ngo mwana wanjye ngwe tuganire, nkamusanga akanganiriza, papa akanganiriza, mukecuru akanganiriza, bakambwira uburyo nabayeho, uburyo nabyirutse, uburyo mbese aho navuye sinebuza bimo umuntu, ariko Imana ingira umuntu. Bambwira indwara narwaye, barazimbwira. Rero usanga ni ibintu muri njyewe ntabasha kwihererana,
numva ni ibintu nshobora gusangiza na buri muntu wese kugira ngo yumve ko Imana nta kure habaho itakura umuntu. Urakoze, uravuze ngo nta kure habaho Imana itakura umuntu. Ese muri uko guhumanywa cyangwa se kurogwa ugereranyije Patrick bakureba ko ari mu myaka ingahe? Yego, icyo gihe nari mfite imyaka ibiri y'amavuko nibwo batangiye kundoga, ariko Imana y'amahoro yaje kungirira neza. Bakubwiye se ko bakuroza iki? Kuko amaroza azatandukanye, hari uzingama uruzingo, hari urwara diyare cyangwa gucibwamo cyangwa se umwana akaruka. Bakubwiye ko bari barakuroza iki? Bari barandoze ibintu by'ibicuri. Ngira ngo ibicuri abantu barabizi, bari barandoze ibintu by'ibicuri, birara binkubita hasi ijoro ryose, amanywa yose binkubita hasi. Yego, ariko Imana y'amahoro yaje. Hanyuma byaje gushira mu gihe kingana iki ubwo niba ntihuse? Ubwo burwayi naburwaye imyaka 2 n'igice. Nakize afite imyaka 5 urebye. Yego. Nibwo natangiye gukira mba umuntu muzima. Imana ishimwe. Yego. Ukaba urimo umusore umeze uricyo. Ese Patrick ubwo babashi muri iyo myaka umaze gukira warakomeje ubuzima bwo mu bwana nyine urumva imyaka 5 n'imyaka mike wagiye mu ishuri. Ese muri icyo gihe wagwaga mu myaka 2 wabashije kujya mu ishuri bya bindi bita ikiburamwaka cyangwa se gardienne, cyangwa muri iyo myaka 4 mu burwayi bwawe wabaga uri mu rugo? Ntabwo nge nagize amahirwe yo kwiga ikiburamwaka cyangwa se gardienne nk'uko abantu babizi, kuko muri ya myaka nakagezaho nakwiga gardienne njyewe nari ndwaye ayo marozi. Rero minuje imyaka 5 nibwo nakize, hanyuma njya gutangira kwiga umwaka wa mbere imyaka 7 uko bisanzwe. Yego. Imana ishimwe, urakomeje rero ubwo burakize ukiza amarozi. Ndakira nyine, hanyuma uyu munsi ndi umusore nyine nkuko mubivuze, ndi umusore muri kureba, no kubera Imana. Hanyuma Imana ishimwe. Bari bavuze ko mu bintu ufite amashimwe cyangwa se ubuhamya bw'ibintu bitatu. Ubwo ndibaza ko icyo ni icyiciro cya mbere cy'ubuzima bwawe. Ukomeje ishuri rero urize. Yego, si by'agakiza wigeze kuvugaho ukuntu ababyeyi bawe bari bakijijwe. Wakuze ubona basenga. Nakuze mbona basenga. Hanyuma nawe rero urakomeza ugenda ukurikira agakiza k'iwanyu ahari cyangwa se umuhamagaro w'ababyeyi. Ubundi ntabwo biba byoroshye. Hari igihe ugira umuryango uzi Imana ukijijwe, ariko weho umwana wabo ukabasohokamo, ukaba ikirara, ukajya mu ngeso mbi, ariko umuryango wawe uzi Imana. Icyo gihe nanjye rero mu buto bwanjye muri iyo myaka yashize, iwacu bari bazi Imana, ariko mu by'ukuri njyewe ndi umuntu w'aho ngaho, gusenga nkumva ko ari ibintu bibaho, ariko njyewe simbiha agaciro. Dore ko igihe cyanageze njyewe nigira, nkuko mwabyumvise ndi umuhanzi, njyewe nigira mu ndirimbo z'isi, numva nyine nkeneye kuba umusitari. Buriya nuko utarebye neza natoboye n'amatwi, nigeze kwambaraho amaherena, ariko Imana y'amahoro nyine aho ngarukiye ingirira neza. Ubu ntabwo wamenya ko ngize kwambara amaherena, ariko ngira natoboye amaherena za 2014 nibwo natoboye amatwi ngiye nambara amaherena. Nambara ibintu by'imikufi, naguraga kenda nkagita ugakoresha mo gato nkakata hano hose ku ntugu nkakata, mbese amadeshire niko babyita, nambaraga za deshire. Hanyuma rero igihe kiragera, Imana iza kungirira neza, iki gihe nacyo nkivamo, ubu ndi umukozi wayo, nako ndakeye nambara neza cyane, wambaye nk'abakozi b'Imana. Imana iranyishimira cyane. Yego. Rero ndumva natangira ubuhamya ntatinze. Nagira ngo mbabwire ngo nta kure habaho Imana itakura umuntu. Niyo sije nahaye ubuhamya bwanjye, nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu. Hari igihe ushobora kuba uri mu kibazo uyu munsi, ariko wasenga Imana uhamanyije n'umutima wawe kandi wizeye Imana cyane, ejo ukakivamo uri muzima. Abifuzaga ko wahungabana bakabibura. Rero nanjye Imana yangiriye neza. Mu kibazo cyane nari ifite cy'uburwayi, bari barandoze ibicuri binkubita hasi, mbirwara imyaka 2, mama na papa barahangayika cyane, ni ibintu birebire cyane. Igihe cyarageze
barimo bamvuza cyane. Papa yari umukristo na mama ari umukristo, ariko mbese bangaga kuraguza, na n'uyu munsi umuryango wanjye banga kuraguza. Muri ubwo burwayi bwanjye baririnda bishoboka byose. Papa yaca hirya no hino ashakira uduti mu ishyamba, urabyumva namwe mbese bambye yari abana nanjye ndi umwana, ariko papa akavuga ngo sinzajya mu bapfumu habe na busa, yararahiye ndahiro. Ariko murabizi ko iyo umubyeyi arwaje umwana hari imiti ya kinyarwanda bajya kumwahirira kugira ngo babone ko ya ndwara yakira. Nanjye iyo miti rero papa ajya kwishakira, mama agasigara mu rugo amfita ndeba nyine, ndetse na ya miti papa yazanye anayima. Binteye kwibuka igihe kimwe papa yagiye gushaka umuti wanjye hari saa 8 z'ijoro. Ageze mu nzira agera ahantu ku gipangu, hari imbwa nyinshi cyane. Izo mbwa ziramufata zimukubita hasi. Papa buriya hari inzara ku maguru adafite no ku ntoki, izo nzara zavuyemo kubera izo mbwa. Na n'iyi saha hari igihe amwe ngo mwana wanjye dore izo nzara zavuyemo kubera ubuzima bwawe. Nanjye bikantera kumva mbabaye cyane, ariko nkavuga ati Mana ushimwe ko nubwo inzara zavuyemo ako zaviriyemo ukuri, sinapfuye ndacyariho. Nubwo zavuyemo icyo yahaniraga arakibona ko ndacyariho ndahumeka. Icyo gihe rero nubwo yashaka muri izo ngendo zose yifuzaga ko mbaho, Imana imugirira neza mbaho. Aho arahanga papa arambona kumva guwe neza, bitewe nuko ataruhiye ubusa. Hanyuma rero nihuse mw'iki gitondo cy'iryo joro, mama nawe yari yasigaye mu rugo antekera umuti arawushyushya. Hari uburyo bahaga abana imiti kera, uburyo bwo kwina. Nivuga kwina ni Kinyarwanda, sinzi niba kigoye cyangwa se kitagoye, ariko ku bantu bo mu cyaro barabizi kwina barabizi. Icyo gihe mama nanjye rero iki gihe ndibuka yaranyinnye, amaze kunyina umuti wose kuba kabaye nk'umugarura mu kanwa. Icyo gihe uwo muti nk'umugarura mu kanwa naranze gupfa, narapfuye n'ubundi, ariko naranze kuvaho. Mbese mama yarahindanye burundu muri karitsiye, yarahariwe ivomo. Ndibuka rubine yari iri mu isambu ya papa, ariko nta muntu n'umwe wari ukihavoma, bitewe n'uko mama yaranukaga cyane cyane. Sinzi ukuntu nabivuga, ariko Imana ko ntayo itagukura, nta kure haba Imana itakura umuntu. Icyo gihe mama aranuka, ubukene butera umuryango, amatungo baragurisha, ibintu byose bibavaho, amafaranga arashira. Kubera iki? Gushaka ko nabaho, mbese gihe cyajya n'isabuni irabura burundu, babaho mu buzima bubi. Mama aranuka, amasaza araguruka, bamuharira ivomo, bamuharira inzira. Hari umugina wari uri mu gipimo cyacu cy'ikawa waje gupfaho imegeri. Hanyuma abantu bose baza kwica imegeri, babonye mama aje barirukanka baragenda, kubera ko nyine yari afite umwuka mubi, yaranukaga cyane. Iyo yegeraga abantu bataga bamuhunga bitewe n'ubuzima bwanjye bubi cyane. Ariko Imana yabagiriye neza, ibasha kubampa ndi muzima uyu munsi, ndahumeka, kandi nabo barishimye cyane kuko icyo gihe ntago Imana yabakuriyemo aho ngaho. Hanyuma rero amarozi nyanyarwara imyaka 2 n'igice, maze gukira amarozi fata ikindi gihe nagize imyaka 5 peme 13 nibyo napimaga, sinabasha kujya kwiga. Iki gihe bafata undi mwaka wo kunyondora. Imana irahaba, nongera nsubirana umubiri muzima. Hanyuma ngeze imyaka 7 nibwo nagiye kwiga, ntangira umwaka wa mbere gutyo. Sinize gardien, ariko sinayageze kuko nakagize kwiga gardien ndi muri cya gihe cy'uburwayi. Yego. Hanyuma rero igihe kirajya afite imyaka 7 njya gutangira umwaka wa mbere. Natangiye umwaka wa mbere mfite ibiro 15. Mfite imyaka 7. Hanyuma rero icyo gihe wumve ngo igihe cyane cyarahindutse, amazina yanjye na yarahinduka. Muri karitsiye hari izina bari banziho cyane, iryo zina riba public, riramenyekana cyane. Abantu bose amazina yanjye barayibagirwa, bayitaga Gapusi niryo zina ryanjye nitwaga. Nagiye gutangira umwaka wa mbere primaire, ku makaye yanjye hariho Gapusi. Niga mu wa mbere nitwa Gapusi, mu wa kabiri Gapusi, mu wa gatatu Gapusi. Primaire yose nyisoza ndi Gapusi, ariko ngeze mu wa gatatu primaire
tugiye gukora ibizamini bya leta nibwo abarezi cyangwa se abarimu bahamagaye umuryango wanjye baravuga ngo ntabwo bishoboka yuko izina Gapusi ryajya mu kwifishi ikizamini hanyuma papa arababwira ngo umwana wanjye yitwa Patrick Nduwayo niko yitwa noneho biramenyekana nyine ko noneho ndi Patrick Nduwayo Gapusi riribagirana ariko Gapusi nari maranye imyaka igera muri 6 iri gutyo ariko noneho ndashimira Imana ko ihindura amazina Imana yacu ihindura amazina hari izina nawe ushobora kuba witwa uyu munsi bitewe n'igihe urimo ariko ejo ndagira ngo mbwire ngo ejo Imana izaguhindurira izina witwe irindi zina ryiza ritari ryarinde abantu bakubonamo uyu munsi ndashimira Imana nanjye ko yampinduriye amazina uyu munsi nitwa Patrick Nduwayo sinkiri Gapusi Imana y'amahoro yagucyubahiro rero hanyuma nkomeje kubaganiriza ubuzima bwanjye ngeze mu wa kane primaire nibwo natangiye kumva inzozi muri njyewe zo kuririmba ariko izo zizinzamo numva nyine indirimbo z'isi Narimbaga indirimbo z'isi indirimbo z'inkundo ngira ngo abantu benshi baneze amatwi injyana ya hip hop barayizi niyo naririmbagamo ntangira kuririmba nyine ndi umuntu waho ngaho utazi Imana numva nyine ibintu by'Imana ari ibintu bisanzwe muri ngewe bitankoraho ariko nyine iwacu basenga Imana gusa iwacu barasengeraga cyane ndumva nabugingo n'ubungubu ndiyo kubw'amasengesho y'umuryango wanjye amen yego rero icyo gihe ndirimba indirimbo z'isi nziba mu gihe kirekire primaire ndayisoza ndirimba indirimbo z'isi ntangira segonderi ndi mu ndirimbo z'isi ariko igihe cyagera ngeze mu wa gatatu segonderi nibwo noneho numvishe muri njyewe ngize ishyaka n'umwete byo gukunda Imana ndi senga muri mwe mwumva bimeze gute iyo muri gusenga Imana mwumva bimeze gute mama arambwira ngo iyo uri gusenga Imana yumva gusenga kwawe igashyira mu bikorwa y'amasengesho yawe ubusabe bwawe ikabushyira mu bikorwa ikagukorera icyo wayisabye mbese Imana ifite byinshi iyo uyisabye iraguha buriya se sabye nk'ikintu gikomeye cyane Imana yakima ariko namubazaga ati yakigwa uko ibintu byose ari bikomeye ari byoroshye biri mu biganza by'Uwiteka ndavuga ati noneho nanjye rero nimunjyane gusenga banjyana gusenga ndasenga 2015 nibwo nabatijwe mu mazi menshi ndabatizwa maze kubatizwa ntangira no kumva ko ndimo naguka mu bintu byo gusenga ariko ntarabatizwa nari nkiririmba za ndirimbo z'isi naranze kuzivamo dayimoni yaranze kundekura ariko igihe kiragiye maze kubatizwa Imana ingirira neza noneho ndibuka nagiye gusengera ahantu hitwa Imuyaga hari umusozi hari iwacu ku Gisagara witwaga Muyaga niho Imana noneho yambwiriye ngo mwana wanjye igihe kirageze ngo nguhindurire amateka igihe kirageze nguhindurire izina igihe kirageze nkubahisha noneho nge ayo magambo Imana imaze kuyambwira nibaza aho bizaca ndatekereza ese ko mbona ndi umusore niyambarire inyambaro yanjye nkumva nguwe neza izampindura gute iranyibutsa ngo ibuka ucyambara amaherena uyu munsi uracyayambara oya sinkiyambara wibuka ucyambara amadeshire uyu munsi uracyayambara oya noneho numva ko uko biri kose Imana hari ikintu gikomeye giye gukora ku buzima bwanjye noneho tugenda taha maze gutaha ndibuka nari muri korali mu masengesho ya korali iminsi 2 Imana ikoresha umuvugabutumwa bari batumiye icyo gihe muri korali yacu arambwira ngo wowe Imana igiye kukugirira neza irambwira ngo impano zawe zose irazihinduye noneho nibaza ukuntu Imana izahindura impano zanjye ikamvanamo amagambo yo kuririmba indirimbo z'isi ikanterekamo amagambo yo kuririmba izina ryayo mu by'ukuri icyo gihe nta n'ijambo rikomeye muri njye nari mfite oya nayo nyine mu isi ya Satani yes mpanga indirimbo z'isi ariko igihe kiragira njye numva ko ari ibintu byoroshye kumbi ku Mana birakomeye kandi Imana yacu yivuze irasoza Imana yacu ikomeza isezerano Imana yacu ntivugiye kwikura ahantu bya bintu byose Imana yagiye imbwira byuko izangirira neza izampindurira amazina izampindurira n'impano igihe kiragera mbona bigiye mu buryo ndibuka 2016 hari mu kwezi kwa gatatu nibwo narose ndi kuririmba ahantu mu giterane ariko nkumva ndi kuririmba indirimbo z'Imana
none icyo gihe nabajije pasiteri ndabaza ariko narose ndi kuririmbira mu giterane ndi kuririmba indirimbo z'Imana none bimeze bite arambwira ati buriya byatangiye kuza icyo gihe rero ndasenga cyane abanyamasengesho bamba hafi nanjye kandi nkomeza gusenga Imana n'ababyeyi bawe n'ababyeyi banjye baransengera hanyuma igihe kiragera rero numva ishyaka ryo kuririmbira Imana ritangiye kunzamo natangiye kuririmba nigiye ku ndirimbo zo mu gitabo muri kantike niho natangiye kuririmba numvaga nyine nta mbaraga ndabona zo kwandika indirimbo y'Imana noneho ntangira kwiga indirimbo cyangwa se kwiga kuririmbira Imana nkoresha igitabo noneho igihe kiragera Imana iranyisangira nje bwanjye icyo gihe yanyisangiye mbona umugabo munini cyane wambaye imyenda y'imyeru uwo ni marayika yari yangendereye arambwira ngo uyu munsi byanga byakunda impano zawe ndazihinduye ugiye gutangira kuririmba kundirimbira ugiye gutangira kuririmba amagambo ahimbaza aramya anezeza izina ryanjye ndi Uwiteka Imana ikubwiye amagambo shimira Imana tugiye bwarakeye njya gusenga sengera iryo jambo Imana yambwiye hanyuma maze gusenga noneho ntangira kumva muri njyewe ibihimbano bitangiye binzamo indirimbo ya mbere nanditse nayihaye korali natangiye mpangira indirimbo korali yacu yitwa 𝗶𝗂𝘂 narimbagamo hariya i Butare nyihangira indirimbo ebyiri zonyine maze kuzihanga biba ngombwa yuko ntakiba kumwe nabo ndimuka nza hano ku Kamonyi niho maze igihe n'umunyeshuri wavuze ko wigaga mu mwaka wa gatatu ngira ngo nkuko mwabyumvishe suri gatoya haranarinje ngo sinagize amahirwe yo kwiga indimi imibare cyangwa ubumenyi inabyo ngira ngo bikubaza murakoze cyane nkuko mwabyumvishe rero ntago ngira nagize amahirwe yo kwiga ngo soze mbone diplome ariko nabwo nabishimira Imana nuko nyine byagenze hanyuma rero mpangira korali aho ngiye hose mwivuga butumwa nkumva nyine umuhamagaro wo kuririmba undimo cyane nkajya mpanga indirimbo nkaziha korali igihe kiragera noneho numva kuririmba njye nyine binjemo nandika indirimbo ya mbere nanditse indirimbo yitwa ejo nawe ariyo abantu benshi baziho ngo utazakazakura bagumutavu ubwo rero indirimbo ndayandika nyishyira hariya nandikaho n'izindi nkomeza kwandika indirimbo ziba nyinshi cyane nkajya senga Imana ngo izampe kuririmba nanjye mbe umuhanzi ukomeye nkajya mbisengera cyane Imana ikambwira ngo nzabikora hanyuma rero 2018 nibwo Imana yambwiye ngo noneho nguhaye ubushobozi bwo gusohora indirimbo numva ni ibintu bikomeye cyane iwacu umuryango wacu ntabwo ari umuryango ukize ni umuryango uciriritse cyane ntabwo babasha kubona amafaranga yo kujya muri studio ariko Imana y'amahoro icinzira aho zitari Imana yaciriye inzira Imana ingirira neza mbasha kubona amafaranga y'indirimbo ya mbere yakuye mu Buyede niho navanye indirimbo ya mbere nkora akazi k'ubuyede ndakora ndihangana ibintu byo kurya cyane ndabireka ndakora nkora akazi k'ubuyede ndakora amezi 3 mbasha kubona amafaranga yo kujya muri studio hanyuma 2018 na 19 nibwo nasohoye indirimbo ya mbere yitwa ejo nawe uratabarwa ariyo abantu baziho ngo utazakazakura bagumutavu indirimbo ndayiririmba mbona abantu barayishimiye cyane ariko ntabwo byari byoroshye mu rugendo rwo kuririmba nagiye mpuramo n'ibizazane byinshi cyane ariko tutararenga aho Patri yego ndagira ngo aho havuze ijambo rikomeye ngo utazakazakura bagumutavu yego bivuga ngo mbese ntamenye ibizabejo ashobora kwica ikintu kikiri gito yes aho iyo ndirimbo nukuri ndumva igitero niwe waturimba igitero kimwe cyangwa refre yayo utazakazakura kuko abagumutavu nko mwabyumvishe buriya kiriya gihe mama wanje yabonaga ko ntazabaho cya gihe nari ndwaye barandoze igihe cyageze mama ajya kure cyane mbese muri we yumva ko ntazabaho yumva ko ntazaba umuntu ariko Imana y'amahoro ingira umuntu bitewe n'umugambi yari ifiteho rero icyo ubona kitazakora ngo kizamuke n'ikimana izamura bivuye ngo yemwe ababyeyi muri hirya no hino mufite abana mubona bagayitse cyane abo bana nubwo mubona bagayitse uyu munsi mwibasuzugwa ngo mubagaye kuko byanga byakunda hari umugambi Imana yafiteho cyane nkawe ufite umwana
wahuye n'iyi kesi yanjye yo kuba narwaye bigeze aha ngaha nkazingama ngira ngo ubwire ngo nubwo ubona uwo mwana wawe arwaye indwara yanze gukira uyu munsi ndagira ngo ubwire ngo nta kure cyane habaho itakura umuntu wimusuzugura wimucira urubanza wigaya Imana yatumye abako nguko Imana yatumye arwara iyo ndwara ni nayo izi uko azakira akaba umuntu mukuru ngira ngo urandeba uko ngana uko nguko pima ibiro 70 igihe cyageze muri ya ndwara yanjye napimaga ibiro 5 10 ntago rero mama yarazi ko nzagira ibiro 70 ariko uyu munsi arandera kumva nezerewe cyane bitewe naho Imana ingejeje niyo mpamvu ngo uteze akazakura abaga umutavu uwo mugani nawe uciye mu y'indirimbo nkubwira ngo mbese ntukavubira itararenga ntukarebe ikintu ngo uvuge ko ntigishoboka kirashoboka imbere y'Imana kuko isaha y'Imana iyigeze Imana ibigenza neza cyacu kikagira umumaro rero Pasiteri nyakubahwa usabye kukuririmbira iyo ndirimbo uteze akazakura abaga umutavu reka kugira ngo ikiganiro kihute reka ndirimba agatero kamwe na refrain ya nuba bibaye reka mbaririmbire nta kibazo ntukagire ipfunwe n'ubwoba ikimwaro cyangwa isoni zo kugera abandi bari bitewe n'umuryango uvukamo menya yuko bucya bwitwa ejo wihangayikishwa n'ibigeragezo byikoreze Yesu kuko niwe ufite ubushobozi bwo kukurinda byikoreze Yesu kuko niwe ufite ubushobozi bwo gutabara burya reka mbabwire bavandimwe utazakaza kura abaga umutavu ntukavumire itararenga yemwe kuko nabwo uzi icyo rirengana ubayeho nabo uyu munsi ariko ejo nawe uratabarwa ubayeho nabo uyu munsi ariko ejo nawe uratabarwa nakoze cyane Imana iguha umugisha ubayeho nabi ariko uyu munsi ejo watabarwa ko biri kose hari ubuzima urimo uyu munsi butari bwiza ariko komeza usenga Imana uyikomezeho ejo izagutabara bya bihe bibi amasaha mabi bwa buzima bubi urimo uyu munsi ejo Imana izagukuramo nawe uhagarare ushime Imana ibitangaza yagukoreye hanyuma rero ngarutse gato ndashimira Imana ko yangiriye neza igahindura impano zanjye ubu sinkiri umuhanzi w'indirimbo z'isi nkuko benshi bari babizi ubu ndi umuhanzi uhimbaza cyangwa se uramya izina ry'Imana ndumva kandi nta soni binteye ntago azamvana mu biganza by'Imana ubu ngubu niyo ngenda ndabyumva ko Imana ifite mu maboko yayo ndashimira Imana ko yangiriye neza cyane ko dushobozwa na Kristo duha imbaraga yego hanyuma rero ndumva igiciro cya mbere kirangiye kino igiciro cya kabiri mbazaniye ishimwe ku mutima wanjye shimira Imana yangiriye neza ababyeyi batinuba buriya muri cya gihe nari umunyabyaha nari nkiri mu mirimo y'isi mama na papa ntabwo banyinubye ahubwo baransengeye cyane baransengera cyane Imana yumva gusenga kwabo nanjye ibasha kungirira neza uyu munsi uko biri kose ndaha kuri televiziyo ndi gushimira Imana kandi nabo aho bari barashimira Imana kuba ngundi umukozi w'Imana yangiriye neza hanyuma rero ikindi nshimiye Uwiteka Imana nuko hari intambara nyinshi nagiye mpura nazo mu buzima bwo kuririmba hari byinshi nagiye mbona bitari byiza bibangamira ubuzima bw'umuntu muri make cyangwa se byabangamiraga ubuzima bwanjye mu nzira yo kuririmba ariko Imana y'amahoro ibasha kungirira neza irantabara irandengera uyu munsi ndabona ikomeje koroshya imisonga kandi n'ibitari ibi izabikora ndumva ari ibyo urakoze Patrick ndumva wasoreza ku ijambo ry'Imana tugezaho ijambo ry'Imana unadusengera Imana y'amahoro iguha umugisha gusa uradukomeje tubonye ko nta Imana itakura umuntu nta naho itamugeza karibu ijambo ngira ngo pasiteri nkuko mubisabye kandi nkuko twahamagawe mu murimo w'Imana buriya iyo Imana iguhaye
ntabwo iguha kimwe cyangwa bibiri. Iyo yakwibutse iguha ibintu byose. Nanjye rero Uwiteka Imana akimara kunyibuka, akimara kungirira neza, akimara kumvana mu ivata ry'ibyaha, yampaye ibintu byinshi bitandukanye. Yampaye kuyiririmbira, yampaye guhagarara nkayihamya imbere y'ubwoko bwayo. Ni byinshi Imana yampaye kuvuga. Hanyuma rero ndumva muri kano kanya tumaze kumva ubuhamya bwa Imana yankuye. Ndumva rero nshimishijwe mu mutima wanjye no kuba nabasezera mbatura ijambo ry'Imana riri kumfasha kuri uyu munsi, kugira ngo turisangire twese twumve icyo Imana idufitiye muri bino bihe turimo. Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu byakozwe n'intumwa ibice 28. Turahera ku murongo waho wa mbere tugeze ku wa 6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Intego yaho y'ijambo iragira iti incira iruma Pawulo ntiyagira icyaba. Tumaze gukira tumenye yuko icyo kirwa cyitwa Merita bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, incira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye iki gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravuga bati ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja, igice rwa kibera ntimukundira kubaho. Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyo aba. Ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahinduka bati ni Imana. Amen. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Rero aya magambo n'amagambo ushobora kuba utayumvishe bwa mbere, umaze igihe kirekire uyumva, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rirangira, ijambo ry'Imana ntabwo rishira. Ijambo ry'Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi rihora ari rishya. Rero iri jambo uyu munsi uryumve ko ari ijambo rishya mu buzima bwawe. Aha ngaha twasomye umutwe w'iri jambo uvuga ngo incira iruma Pawulo ntiyagira icyaba. Uyu mugabo Pawulo hari igihe cyageze ahura n'urugamba rukomeye cyane, ariko Imana y'amahoro iramurengera, imugirira neza. Uko abantu babonaga ari muri uwo mwanya siko babibonye. Imana yamugiriye neza cyane, kuko uyu mugabo Pawulo yemereye Imana, arayikorera mu buzima bwe bwose. Niyo mpamvu itamutereranye muri iki kigeragezo. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe hari ubuzima bubi cyangwa se hari ibigeragezo bibi biteye ubwoba uri gucamo muri iyi minsi, ariko nkubwire ngo nubwo ubona bikomeye cyane, nubwo ubona abantu bakurebera muri icyo kibazo, ariko siko bizahora. Imana y'amahoro irakurinze, Imana y'amahoro iri kumwe nawe mu kibazo cyawe, Imana iri kumwe nawe. Kandi nkubwire ngo isaha y'Imana irageze, ukunkumurire mu muriro bimwe bikurwanya byose. Abakugishaga impaka, abari bakurakariye, abari bagushengereye, abari bakuvugije induru, abari bagutangariye bose, Imana ibamwaze. Imana y'amahoro yagiriye neza Pawulo muri kino gihe cyo kurumwa n'iyi nzoka n'incira. Imana imugirira neza abantu bose bari bari aho ngaho, bamaze kumushungera, bamaze kumureba nk'utagira agaciro, bamaze kumureba nk'uwangwa n'Imana. Ariko ntabwo bari bazi Imana iri muri Pawulo, ntabwo bari bazi Imana Pawulo yiringira, ntabwo bari bazi Imana Pawulo yakoreye, ntabwo bari bazi Imana Pawulo yizeye. Imana y'amahoro iramufasha, iramugirira neza muri uwo mwanya, muri iki kigeragezo cye. Imana irazibana nawe, irabareka ba bantu barisiranga, ba bantu bose mbese baramujugunya bamujya kure, ariko Imana y'amahoro imuba hafi. Bamaze kubona cya kiyoka kitamukinduye, bamaze kubona ya nzoka itamwishe, bamaze kubona ko mbese nta kintu kibaye, barahinduka bati ni Imana ibikoze.
muri uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ngo yewe unteze amatwi yewe uri kutureba ku televiziyo Philadelphia nkuza n'ijambo rivuga ngo komerera mu kigeragezo byanga byakunda Imana yawe irakubona kandi mu bukene bwawe mu ndwara yawe mu bibazo byawe mu minsi mibi yawe ntago Imana yakuretse ahubwo Imana iri kumwe nawe. Imana yabanye na Pawulo mu kigeragezo cy'inzoka imuruma ivuye mu muriro, iyi Imana yabanye nawe nawe iraje bane nawe kandi iri kumwe nawe. Ntago yakuretse, ntago yakwibagiwe, ntago yagutaye, byanga byakunda uko bwije nuko bukeye Imana y'amahoro irakwishimira. Nukuri nubwo ubona uri mu buzima bubi, nubwo ubona uri mu bihe bigoye, nubwo ubona uri mu bihe bikomeye, ariko Imana y'amahoro iragukomeje kandi irakurinze. Humura nta kwecana habaho batakura umuntu, kandi rero ngubwira ngo irizaba imbuto ntirimungwa. Ndagira ngo ubwire ngo komera kandi ushikame, wizeye Imana, usenga Imana, byanga byakunda inkoko yabika itabika guce ko buzaca. Amen. Haleluya. Ndashimira Imana yuko nta kure cyane haba takura umuntu. Uyu mugabo Pawulo yageze mu gihe gikomeye cyane, mbese abona ko nta nshuti yamurengera, nta muryango wamurengera, nta muntu wari kumutabara mu kiriya gihe, ariko Imana y'amahoro imugirira neza, Imana y'amahoro imubera umurinzi, Imana y'amahoro iramutabara, Imana y'amahoro imubera inshuti, Imana y'amahoro imubera umuryango, Imana y'amahoro imubera aho imiryango ye itari, Imana imubera aho inshuti zitari, iramutabara biramenyekana. Ba bandi bose bari bamurakariye, ba bandi bose bari shengereye, ba bandi bose bamuvugizaga induru, barategereje ko ari upfa kindutse barabibura, baravuga bati ni Imana ibikoze. Nkuze n'ijambo rivuga ngo nawe uyu munsi ba bandi bose mbese babona ugiye gupfa, babona ugiye guheranwa n'agahinda, Imana y'amahoro iragutabaye ku mugaragaro, bose babireba, amateka yawe arahindutse, Imana ikugiriye neza, Imana isoje amasezerano, Imana icumwavuga cyose yagisoje. Ba bandi bose, ba bagome bose, ba bandi bose bakuvugizaga induru, wabanzi bose buvuga ngo wapfa ukavaho, Imana irabamwaje, Imana irabamwaje. Icyakora ivuganye nanjye irambwira ngo bagiye kukugarukira, kandi nibakugarukira ntuzabavume. Haleluya. Amina. Before any time, Uwiteka Imana arimo kumbwira ngo yewe igihe kirageze, wowe umaze igihe kirekire ubabaye, imyaka ibaye myinshi cyane uri mu gahinda, imyaka ibaye myinshi cyane wabuze ukurengera, imyaka ibaye myinshi cyane wabuze ugutabara. Imana irambwiye ngo ubu none ahangaha irimanukiye ku buzima bwawe, ije kukugirira neza. Bya bindi byose umaze iminsi warabuze, Imana irabiguhereje. Imana irambwiye ngo uyu munsi mu mutima wawe hasakaramo amahoro n'ibyishimo. Imana irambwiye ngo amarira warize arahagije. Imana irambwiye ngo 𝗨𝗵𝗶𝗆𝗵𝗆. Imana irambwiye ngo iminsi waciyemo babaye cyane kumwa Imana irahagije. Uyu munsi Uwiteka Imana akwemekeza cy'ibyiza. Uyu munsi Imana y'amahoro hari amashimwe menshi cyane shize mu mutima wawe. Uyu munsi Imana y'amahoro 𝗨𝗵𝗆𝗍. Imana iri kumbwira ngo byanga byakunda barabanzi bawe bavuyeho bose, babandi bose bari barakuvumye, babandi bose baguhemukiye, babandi bose bifuza kubaho nabi, abo bose Imana y'amahoro ibatesheje agaciro. Imana y'amahoro irambwiye ngo umaze igihe kirekire cyane urizwa n'amafaranga, Imana y'amahoro niwacire amafaranga. Turayakiriye. Tawa twese arimo kuba ngo igihe kirekire cyane, mbese ubona ko nta nzira ziri imbere yawe, ariko Imana irambwiye ngo uhereye kuri uyu munsi iyaciye inzira mu nyanja Isirayeli bakambuka, nawe imbere yawe guciriye inzira byanga byakunda. Uyu munsi uhereye none amateka yawe arahindutse. Imana y'amahoro iri kumbwira ngo kandi nubwo ubona bikomeye cyane muri iyi minsi, ariko abazi Imana yabo bazakomera, nabara gukomera bakora iby'ubutwari. Haracyari 7,000 batarapfukamira Bayali. Muri ibyo 7 rero Imana yambwiye ngo nawe urimo, kandi Imana y'amahoro yambwiye ngo iragukomeje. Ikindi yambwiye ngo mu murimo w'Imana irakwaguye cyane. Ikindi yambwiye ngo byanga byakunda visa iri imbere yawe. Mbese mbonye wuriye indege ugiye mu mahanga, kandi urugendo uzakora Imana izahaguhera umugisha. Hari ibintu byinshi cyane ubizahinduka muri cyo gihugu uzabugiyemo. Hari abarwayi benshi bazakira, hari ahantu uzabugiye, hari ibintu byinshi bizahinduka, amateka azahinduka, ibintu byinshi bizahinduka bitewe n'ijambo Imana yashize muri wowe.
ikindi kandi Imana irimo kumbwira ngo ikurinze impanuka muri iyi minsi ku munsi wa gatanu nabonaga uri mu muhanda imodoka mbonera kugonze ariko Imana irambwiye ngo humura iyo mpanuka yikumiriye itari yabaho ni ukuri mbonye Imana ikurinda akaguru kawe k'iburyo kari gacitse akabona ngo ikuyeho impanuka. Imana y'amahoro irimo kumbwira ngo mu muryango wawe abana bawe bose bahaye ubwenge ikindi kandi ntabwo bazakena bazabaho neza ntawe uzabura amafaranga dore abana bawe bose bazagenda mu binyabiziga kandi byabo. Imana y'amahoro irimo kumbwira ngo irabarinze rwose nta mubisha n'umwe uzigera ubahangara. Imana irambwiye ngo nta n'umugome n'umwe uzigera ubahangara. Imana y'amahoro irambwiye ngo 𝗵𝗂𝘂𝗵𝗆. Imana kandi irimo kumbwira ngo mu mashuri bakomeje dore bahaye diplome baziga za kaminuza dore bamwe baziga hanze abandi baziga mu Rwanda ariko za kaminuza zose bazaziga. Imana y'amahoro irambwiye ngo kandi bakimara kwiga nibakira akazi mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana irimo kumbwira ngo ndiraguhaye ubwenge hari abantu benshi bakubona bakakwibazaho hari abantu benshi bakureba bakabona nta kintu uvuze hari abantu benshi bakureba bakakurebera mu minsi mibi turimo uyu munsi ariko Imana yambwiye ngo iyo bari bazi ikikurimo iyo bari bazi ijambo rikurimo iyo bari bazi Imana ikurimo ntabwo baba bakora biriya. Imana irambwiye ngo rero muri bariya abantu bose niwacira agaciro Imana iguha agaciro muri bariya abantu bose niwacira ijambo muri bariya abantu bose niwacire gukomera muri bariya abantu bose. Imana irambwiye ngo irakwaguye ikwaguriye imbago. Imana y'amahoro irambwiye ngo ikugirire neza uhereye kuri uyu munsi ibyari biri imbere yawe byose bikugoye berangiye niko Imana imbwiye. Imana y'amahoro irambwiye ngo mwitorero ishize urukundo rusesuye n'ubwumvikane ishize guhuza mu bantu bose muyoborana ishize urukundo mu bayobozi muyoborana ishize urukundo mu badiyakoni ishize urukundo mu protokole ishize urukundo mu baririmbyi ishize urukundo mu bakristo ishize urukundo rukomeye cyane. Haleluya. Imana y'amahoro ishize urukundo mu itorero ryawe. Ikindi Imana y'amahoro irambwiye ngo muri iyi minsi muri ibi byumweru bibiri ufite urugendo rukomeye cyane kandi urugendo kuriho n'urw'umugisha. Data wa twese Imana y'amahoro izikurinda. Imana irambwiye ngo mu nda yawe hari uburwayi ikuyemo. Irambwiye ngo mu nda yawe hari uburwayi gukijije ndetse kandi Imana irambwiye ngo n'umugongo wawe urawukandakanze. Ikindi Imana y'amahoro irambwiye ngo ni ukuri mu bicuku bya nijoro wajyaga wumva mbese nta mbaraga ufite ariko Imana yanga ngo guhera uyu munsi ije gusura mu bicuku bya nijoro ije kubana nawe mu bihe byose Imana ije kukugirira neza nta mbese. Haleluya. Imana y'amahoro irambwiye ngo ije gusobanura inzozi zawe zose ije kuzisobanura. Hari ibyifuzo bitatu umaze iminsi bikuri ku mutima Imana yambwiye ngo bibiri muri byo irabisohoje mu izina rya Yesu. Pawulo uyu nguyu igihe kiragera agera mu gihugu gishyashya yamubwiye ngo hari igihugu gishya wagezemo cya gihugu ukimara kukigeramo wasanze abenegihugu cyangwa se abatuye muri iyo karitsiye wasanze baba bahamenyereye cyane bakwakiranye umutima mwiza bakwereka urukundo bakwereka imbabazi bakugirira impuhwe. Haleluya. Nk'izo bagiriye umugabo Pawulo nyamara nagira ngo mubwire ngo uyu mugabo Pawulo yabonye urukundo rwa bariya abantu yarubonaga nk'umwana w'umuntu nyamara ku Mana bariya abantu bose hari harimo abanyamusekana imbereka hari harimo abantu bafite urukundo rudasobanutse hari harimo abanyembabazi nkeya mbese impuhwe bamugaragarije ntabwo zibafasheho. Nawe rero uyu munsi hariya wimukiye cyangwa se hariya utuye uyu munsi abo waje uhasanga nubwo bakwakiranye umutima mwiza ariko bose ntabwo ari ko Mungu bakureba neza. Icyakora haleluya icyakora Imana irimo kumbwira ngo byanga byakunda irabagukundishije. Nuko uyu mugabo Pawulo rero amaze kujya mu kiriya gihugu amaze kuhasanga bene gihugu baramwakira ngo hari mu mvura nyinshi hari mu mbeho nyinshi bamwakirana urukundo bamucanira umuriro arota rwose yumva aguwe neza. Nuko igihe kigeze Pawulo afata umuganda w'inkwi aracana amaze gucana muri wa muriro havamo igikururuka kiringo kiramuruma kimaze kumuruma abantu bose bari aho ngaho ba bandi bose bamugiriye neza
babandi bose bamugaburiye, babandi bose bamwakiriye, babandi bose bamugiriye neza, babandi bose baramwishimiye, bamaze kubona kimurumye, bose barashinga, barahagatiye, ko tuzi ko ari umukozi w'Imana, none ni mu ndebere, ibyo birarangiye, uyu munsi Imana ntimwemerera kubaho, uyu munsi Imana nta mahoro iri bumuhe. Ariko Pawulo yizera Imana y'amahoro, imugirira neza, amutambutsa. Ubwiye ngo mwene data, nawe uri aha ngaha, hari ibihe byinshi cyane, hari ibihe bibi waciyemo, hari ubuzima bubi waciyemo, abantu bose barabibona, kandi ubicamo usenga Imana, ukorera Imana. Abandi bose bari inshuti zawe zose zikuvaho, imiryango yose iraguhunga, abana bawe bose baraguhunga, mbese amafaranga agushiraho, mbese haleluya, ibintu byose bigushiraho. Ndaye nkubwira ngo wibuke muri cya gihe cya Yobu. Yobu uyu nguyu yarageragejwe, amaze kugeragezwa, haleluya, amen, amaze kugeragezwa, inshuti zimuvaho, amafaranga nuko, abana bamushiraho, amatungo amushiraho, ariko yizera Imana. Amaze kwizera Imana, igihe kiragera, Imana imugirira neza, Imana imugirira neza, Imana imugirira neza. Ndibuka umugore we amubwira ngo ese ubundi Yobu wakwihakanye Imana n'ubundi ko itakikureba? Yobu aramubwira ngo nzi yuko Imana yanjye ishobora byose, nta cyaje kwa imigambi yayo, kandi ikindi nkubwire, ibi ngibi nari ntunze, amafaranga nari ifite, abana nari ifite, ubutunzi bwose nari ifite, nabuhawe n'Imana, iyabumpaye niyo yabwisubije. Icyakora nzareba Imana data nambaye undi mubiri, sema haleluya. Nuko Pawulo nawe arangije muri cyo kigeragezo cye asenga Imana, yizera Imana. Abantu bose bamuvugirije induru, abantu bose bamaze kumurebamo umuntu w'umunyabyaha, Imana y'amahoro yamanuka, ibona kwizera kwa Pawulo, yibuka imirimo ya Pawulo, yibuka uburyo yubashe. Nuko Imana imugirira neza, iramurinda. Bantu bose babona ntago apfuye, bantu bose babona igikonjo cye nta nubwo kinabyimbye, barahinduka bati ni Imana ibikoze. Rero mbwiye ngo nawe uyu munsi rero muri bino bihe urimo, mu bukene bwawe ufite uyu munsi, aleluya, nubwo nukodesha kode gira kuzengereje, nubwo n'ubucuruzi bwawe bwanze, nubwo n'ucuruzi ugahomba, nubwo ubona abantu bakwanga, nubwo ubona nta muryango ukureba, nubwo ubona nta mafaranga ufite, nubwo ubona nta byo kurya ufite, ariko Imana y'amahoro irambwiye ngo ije gusuzugura ibyaye nawe bigusuzuguye. Haleluya. Ndagira ngo mbwire ngo uyu munsi Imana y'amahoro ije gusuzugura ibintu byose nawe byagusuzuguye. Ndagira ngo mbwire ngo byanga byakunda, uriya mwanza kugenzeho, Imana y'amahoro nawe yamusuzuguye. Nkubwira ngo iminsi mibi ku buzima bwawe irarangiye. Nkubwira ngo uhereye kuri uyu munsi amateka yawe mabi yose ararangiye. Imana y'amahoro amarira warezi yose yarayaguhojeje. Data wa twese arimo kumbwira ngo dore aje kumwaza abakumwaje, abagupinze bose, abatesheje agaciro. Imana y'amahoro irambwiye ngo haleluya, to be in style. Wa musore we, Imana y'amahoro irambwiye ngo ikwirinze gereza y'akagambane, irayikurinze. Ikindi kandi irambwiye ngo iguha akazi kawe karagutse. Irambwiye ngo kandi niwakire amafaranga, niwakire konte, niwakire perime y'imodoka. Imana y'amahoro irambwiye ngo iragufubise rwose, niwakire inkweto, niwakire umutaka, niwakire ikote. Imana irambwiye ngo uko uyubahisha nayo igiye kukubahisha mu mahanga yose, igiye kukwemeza abatakwemeraga mu mahanga yose, iguha ijambo nawe mu muryango wawe, ikwije umuntu ukomeye cyane. Imana yambwiye ngo ikwije umuhuza w'umuryango, umuryango wawe wose ugiye kubahuza. Noneho ubagire inama, nubwo babona uri umwana, akabana yamwe guha ijambo. Imana y'amahoro irambwiye ngo rwose nk'uko inkoko ibundikira amagi yayo, niko nawe ikubundikiriye mu bihe bigoye. Imana irakurengeye, nuca mu muriro ntabwo uzagutwika. Ndetse kandi Imana y'amahoro irambwiye ngo haleluya, ukukuye akagambane k'abagabo batatu bari bakugambaniye, ni ukuri ko Imana yera irirahiriye ngo mwana wanje ndakurinze, bakugambanira nanjye nkurinda, ntabwo baza kugira. Niko Imana imbwiye. Nuko igihe kiragira rero, Imana y'amahoro irengera Pawulo. Abantu bose bari bamushengereye babona nta kintu abaye, barahinduka bati ni Imana. Nkubwiye ngo nawe uyu munsi rero amateka yawe warahindutse. Abantu bose, amahanga yose
arakumenye amenye ko watabawe. Haleluya. Amahanga yose amenye ko Imana yakugiriye neza, n'abandi bose bagusuzugwaga uyu munsi barakubasha mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibaheze umugisha. Uriya mwana mbonye inuma ku bitugu bye. Imana yambwiye ngo mu gihe kiri imbere igiye kuguha umwuka wera, ugiye kujya uhanurira amahanga, kandi mu biganza byawe Imana yashizemo umuti wo gusengera abarwayi. Umurwayi wese uzayusengera, Imana y'amahoro yambwiye ngo umurwayi wese uzayasengera mu izina rya Yesu azahita akira. Ikindi Imana yambwiye ngo niwakire inkoni mu izina rya Yesu. Murakoze cyane rero. Imana y'amahoro ikomeze kubishimira no kubagirira neza. Iryo ni ijambo ry'Imana nagira ngo bagezeho muri kano kanya. Yesu akomeza abishimire. Murakoze, ndumva twasuza dusenga twiragiza Imana kugira ngo ikomeze kuturinda no kutugirira neza muri ibi bihe birakomeye cyane, biragoye, dufite igihe mu ntambara, ariko Imana nimuhumure, Imana iri kumwe natwe, Imana iri kumwe natwe. Data wa twese rero atwishimire, kaduca bugufi twese dusenga Imana. Uwera wa Isirayeli, Imana y'amahoro, Imana ishobora byose, Imana yo kwiringirwa, Imana yumva gusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye cyane ko uri Imana itwitayeho. Tugushimiye cyane kuri Imana duhinduriye amateka. Tugushimiye cyane kuri Imana yumvishe gutaka kwacu. Tugushimiye cyane ko uri Imana yumvishe amaganya yacu, kandi Uwiteka Imana tugushimiye ko tugiriye neza muri iki kiganiro cyacu. Mwami wabanye natwe, Data wa twese, mu buhamya watugiriye neza wana natwe, mu ijambo wabanye natwe. Data wa twese ishimwe ni iryawe, Data wa twese ishimwe ni iryawe. Data mu izina rya Yesu Kristo rero akanyamagara k'Uwiteka turasoje Mwami, dusubitse uyu murimo. Data wa twese ntago tuburaciye ahangaha gusa turasubitse. Data wa twese n'ejo bundi tuzagaruka tuvuga ineza yawe mu izina rya Yesu Kristo. Komeza wagura ubwoko bwawe Mwami, abateze amatwi televiziyo yacu Uwiteka bagirire neza, bahe imbaraga, bahindure amateka. Data wa twese n'abari basari mu bukene, Mana bakenure, bavane mu bukene Mwami. Ababuze amafaranga baha amafaranga, ababuze ibyo kurya Mana bagaburire, ababuze imyambaro Mana bambike mu izina rya Yesu Kristo. N'abariya bose barembeye mu bitaro Mana bakize, ziriya ndwara zanze gukira Mana zikize. Data wa twese n'abarembeye mu ngo Mana bakize, Mana bagiriye neza. Data mu izina rya Yesu Kristo ababuze ijambo Mana bahe ijambo, ababuze agaciro Mana baha agaciro. Data wa twese, Data wa twese rengera buri muntu wese mu ruhande rwe. Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo turakumira imbaraga z'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni naduhunge, dayimoni naduhunge, dayimoni naduhunge, dayimoni naduhunge, dayimoni naduhunge mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'ikuzimu ndazamaganye mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo ndasaba Mwami, imbaraga z'ijuru Mwami zitwomeho, tubere umuyobozi, tubere umurinzi muri uru rugendo, tubere umurinzi, tubere umuyobozi mu gicuku cya nijoro, mu gitondo cyose. Rero kugendana nawe Data twese tugirire neza, urakoze gufasha kwacu mu izina rya tuambiwe. Amen. Murakoze Patrick, duhe aho umuntu yagukenera akakubona, se hari icyo umuntu yakwifuza kukubaza cyangwa kugira ngo mufatanye gusenga yagukurahe? Nta handi hantu wankura cyangwa se abankura uretse kubaha nimero yanjye ya telefone. Telefone yanjye ndayibaha, nta kintu bitwaye. Ukeneye kumbaza ibibazo bitandukanye, ukeneye kumfasha mu buzima ndimo uyu munsi, ukeneye kungira inama nka mu isengesho, mbese unkeneye wese nabahana telefone yanjye nta kibazo. Ni 0788 24 ndasubiramo telefone yanjye ni 0788 24 Murakoze cyane. Imana y'amahoro bagirire neza kandi yite ku byifuzo byanyu. Amen.